bwacu bukunda kwirengagiza igihe turimo, ahubwo bukibanda cyane ku bintu bidutera ubwoba n'umuhangayiko. Ibyatubayeho kera, umuhangayiko, ibizatubaho, ibidutera ubwoba. Hari uburyo bumwe bwonyine wakoresha ukaba wasezera iyo mibereho, kandi bivuga ko waba watangiye kubaho ubuzima bw'ibyishimo butuje icyo gihe. Tugiye kuvuga ku buryo wabaho wishimye. Tugiye kuvuga ku banga rituma bariya bandi ubabona bahora bishimye, nubwo tuba mu isi imwe nabo, idasiba kutunaniza no kuturemerera twese. Babigenza ute ngo babone ibyishimo bya buri munsi? Babigenza ute ngo ubone banezerewe wowe ubuzima bwakubihiye bubishye? Tukugezaho ibiganiro, inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima hano kuri TV Montagne Rwanda, niko twitwa. Niba utarabikora, iyo umanutse munsi y'iyi video ugakanda ahantu handitse ijambo subscribe n'ahagana iburyo munsi y'iyi video, nibwo utangira kujya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bworoshye cyane mu gihe kizaza, nta na kimwe kigucitse rwose. Tumaze kuba umuryango w'abantu 16,000 birenga ikaze mu bandi. Niba umaze gukora subscribe rero, ni gute wabaho ubuzima bwuje amahoro? Ni gute wabaho ubuzima bwuzuye ibyishimo? Chapitre ni 4 mu gitabo The Power of Now, umwanditsi Eckhart Tolle. Waracitswe n'ibice bya mbere hano biriho, uza kubireba. Ni igitabo cyiza cyane. The Mind Strategies for Avoiding Now, niko chapitre bayise ni 4. Akenshi umuzi w'ibibazo, umuzi w'agahinda n'umubabaro dufite tubana nabyo ubundi ngo nibyo dushaka, bituruka ku byo dukenera cyangwa se turarikira ibyo twifuza. Ni amagambo dutangiriyeho muri iki gitabo. Ugushaka ibintu runaka, urarikira ibintu runaka, nibyo bituma tubaho ubuzima duhanze amaso ahashize cyangwa se ahazaza. Nashakaga kubigenza uku nguku, nyamara ntibyakunze. Ndashaka kuzabigenza uku, nyamara sinzi ko bizakunda. Tugumye twibera muri urwo ruziga, nyamara tukibagirwa agaciro k'umwanya dufite iki gihe, umwanya turimo nonaha. Ngo ibi nibyo birema umubabaro n'agahinda ka benshi muri iyi si. Reka tubisobanure. Ushobora kuba uri kwitega ibintu byiza imbere, nyamara muri uwo mwanya ukibuka ko ubushize mu bihe nk'ibyo byanashoboka ko ari mu kwezi runaka kumwe n'uko ibyiza bigomba kuzira, ukibuka ko bitagenze neza. Rimwe na rimwe ugatekereza ko nabwo bitazagenda neza. Dore nuko twisanga buri gihe twumva tubabaye, nyamara ibidushimisha byari bihari. Nuko twisanga nta kintu kikitunyura gihaza ibyifuzo byacu mu buzima tubayemo. Imibabaro, agahinda, byose byagiye byirundanya muri twe mu gihe cyashize. Ibi byose nibyo bibyutsa uburibwe n'uburakari buba busa n'ubusinziriye muri twe. Rimwe na rimwe iyo tugeze mu bihe runaka, abenshi ibintu bizatubaho, twibaza ukuntu twisanze twafashe imyanzuro yari imeze nk'iyo twafashe. Nta kindi ni ukubera ko tuyifata kenshi ni imyanzuro tugamije kwikiza ubu buribwe, nyamara mu buryo tutazi, ahubwo tuba dusa n'ababugaburira tumuhereza imbaraga. Rimwe umuntu azakurakaza umukubite wibwira kuri kwikiza uburakari n'uburibwe yaraguteye, nyamara nyuma uzarangwa no kwicuza kutagira ingano ko utakabaye waragenje uko wagenje. Ahari ntibyari ngombwa ko musebya ku karubanda. Isoni n'ikimwaro bizakuzura. Twese twigeze kugira igihe umuntu yatubwiye akantu gato katari kanakomeye, nyamara twamuguye nabi. Iki gihe ni umubiri wacu wuzuye uburibwe wari uri gukora, ari nako utugaburira cyangwa se utugarurira ibikomere byacu bya kera mu gihe turimo. Hanyuma umubabaro n'agahinda bikiyongera. Ibikomere byahashize ni bangahe se tubimenya iyo bigiye kutubaho? Gusohoka muri ubu buryo bw'imibereho, umwanditsi nta kidasiba kudushishikariza usibye kurebera ibitekerezo byacu mu yindi nguni, ntidushyiremo amarangamutima, ntiduce cyangwa se ngo twicire urubanza. Ibi byagiye bifasha benshi kurema icyuho hagati y'ibitekerezo byabo ndetse n'abo ari bo ubwabo muri rusange. Byabafashije cyane kwitandukanya n'ubwonko bwabo n'ingaruka bubagiraho cyangwa se bwabateza. Ubutaha nuramuka wisanze wataye umutwe wafatiwe mu bitekerezo byawe byagushoboye, uzagerageza utere intambwe isubira inyuma. Niyo yaba imwe, uzarebera ibitekerezo byawe mu yindi nguni ku buryo uzaba umeze nk'uri kureba amashusho kuri televiziyo.
uzabirebe bitabaye ngombwa ko ubifatirwamo. Ni ibitekerezo. Hari uburyo wakoresha ibi bintu tuvuze uyu munsi muri iki kiganiro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ushobora kujya ufata umwanya nibura iminota mike buri munsi ku buryo wicara ahantu wenyine hacecetse, ku buryo wumviriza neza uko usohora umwuka n'uko winjiza. Hari umumaro wo kwitekerezaho. Hari umumaro wo kwitekerezaho. Ibyo ngibyo byo tubanza tubyemeranyeho. Igihe ibitekerezo bikuzamukanye akenshi bibi, byihorere, irinde kuba wabifatirwamo cyangwa se kuba wafatirwa muri byo. Bizagufasha kwishimira cyane umwanya urimo ndetse n'ibyo ufite. Mu gihe urakaye ntukihutire gukora ibyo ukora, ahubwo jya ufata akanya ubanze witondemo gake. Tekereza neza ku byo ugiye gukora n'uko wiyumva. Ibuka neza ko akenshi uburakari tugira aba atari twe, ahubwo biba bitewe n'ibyabaye kera kuri twe. Ibyabaye byagiye byibika muri twe. Ibyo dukora twarakaye, ni nayo mpamvu akenshi tuzabyicuza cyangwa se tubyicuza. Umuntu utarigeze utukwa ko ari imbwa ndetse utarabwiwe ko igitutsi imbwa ari kibi, byagorana ko wabimwita ngo akurakarire. Ingingo nziza: uburakari ni ingaruka z'ibyo twaciyemo. Uku niko uzahangana n'umujinya w'umubiri. Shyira cyane umutima wawe mu bikorwa wirirwamo buri munsi. Bizagufasha kwirinda kwitekerezaho cyane, bituganisha kenshi mu kwiheba kudasanzwe cyangwa se ku kwiheba kudasanzwe. Uri kurya, uri kugenda, uri kuvugana n'umuntu runaka, wowe wese injiramo, imariremo. Byimariremo ni ibikorwa. Mbese ita cyane ku mubiri, mbese ita cyane ku biri kuba nonaha aho kuba ku bya kera cyangwa se ibishobora kuzaba ejo. Umwanditsi avuga ko ibi ari ibintu bizakuzanira amahoro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Muri make, muri shapitire ya 4 twize umuzi w'ibibazo n'imibabaro n'agahinda kacu. Twize umuzi, umujinya ndetse n'umumaro wo kwitandukanya n'ibyo dutekereza. Neza dukurikije inama twize uyu munsi, twabasha gushyira ikintu cyitwa amahoro, umutuzo mu buzima tubayemo bwa buri munsi. Bityo rero mwese mbifurije ubuzima bwuzuye ibitwenge, umunezero n'ibyishimo ku maso hanyu. Mwakoze kubana nanjye uyu munsi. Ku kirahuri cyanyu muri kureba iyi video nabashyireho indi video mwareba muyirebe ntibacikiye. Njye nitwa Samuel Mugisha, reka tuzasubira gutaha mu biganiro bitaha.